Nshuti bavari ba Isange TV nongeye kubifuriza amahoro y'Imana, nshuti zacu, nshuti z'akadasohoka nongeye kubasuhuza mbifuriza nyine ibihe byiza. Aka ni akanya mbonye ko kubasuhuza ngo tuganireho gatoya, twiganireho gatoya. Nari mbakumbuye mu by'ukuri. Umuntu aba yagiye ahantu hatandukanye, umuntu aba yagiye mu kazi gatandukanye, ariko bibaye byiza ko mu gihe mu by'ukuri ntari muri studio cyangwa se ntari mu cyanya ntunganyirizamo amakuru cyangwa se ibiganiro nongeye kubifuriza umunsi umwe ngo twiganirire, mbasuhuze, menye uko mumeze mute, mumeze neza, bimeze bite, mumbwire cyane, mubishyire muri comment, mumbwire. Nk'ubu mba natembereye ahantu gutya, ariko mu by'ukuri mba nkumbuye kugira gute kubaganirizaho gato ngo numva mbahe mwiriwe, bisa naho ari mwiriwe kugira ngo nyine numve uko mumeze, mumenye ko nanjye mpari. Mu by'ukuri imvura ntiyoroshye, nyine tuba twibereye mu mvura, ariko mbagira ngo numve uko bimeze hirya no hino, ese nta yuko ari amahoro. Mu by'ukuri ahangaha nagira ngo nyine mbabwire ko mbakunda cyane, kandi mu by'ukuri mba mbakumbuye. Iyo haciyemo iminota cyangwa se amasaha abiri ntabavugisha tugakorana ikiganiro, mu by'ukuri mba mbakumbuye. Hano mba mbakumbuye, niyo mpamvu ngize gutya bagatereka nsuhuza abantu banjye, mbifurize umuyaga mwiza cyangwa se ibihe byiza, dore ko ari mu gihe cy'imvura. Mba nihengetse ku ruhande gatoya, ngira ngo tuba turi nyine mu mirimo itandukanye, murabizi, tugacishamo tukaganira, ariko n'ubu ngubu ngira ngo mutagira ngo simpare, ngo mbagira ngo babwire ko mu by'ukuri Isange TV channel yanyu mukunda cyane, ibazirikana cyane, ibasuhuza aho muri hose. ngira ngo mbifurize ibihe byiza, mumererwe neza, mukomeze kwenjoyinga ubuzima. Mbabwira ko mu by'ukuri nanjye ntazagira mbatererana. nk'ubu ngubu mbagira ngo nyine mbasuhuze, mumeze neza, mumeze gute. Ako ni akantu mbasabye ngo munyandikire muri comment, ngira ngo mumbwire uko ibintu biba byifashe. Hano tuherereye ni ahantu usanga hakonje, cyangwa se hari ibihe bikonje byo mu mvura mu by'ukuri. Gusa mbagira ngo numve se mwebwe aho muri byifashe bite, bantu banjye, bantu ba Isange TV. ni bimenye Imana basuhuza cyane. ngira ngo nanjye kubifuriza icamunsi cyiza, ko muri abantu nkunda, abantu tubana umunsi ku munsi, abantu nifuriza amahoro y'Imana. Buriya mba mbakumbuye, niyo mpamvu nanjye kugira ngo basuhuze ho gakeya. Se murabyanze se ntimubikunze twaje kubasuhuza? Ari mbakumbuye, niyo mpamvu nihinnye gatoya kugira ngo tugire uko twiganirira. Hanyuma rero mbabwira ko ibiganiro byacu ari akagaruka, cyangwa se ari mu masaha ari imbere. nagira ngo numve uko mumeze, ngira ngo mbifurize nyine igicamunsi cyiza, kandi mbashishikariza gukurikirana Isange TV, kubimenya Imana, kugira ngo tujye tubasha gukomeza tubane muri gahunda zigiye zitandukanye, mu makuru agiye ashyushye abatandukanye. ngira ngo mu by'ukuri mu minsi iri mu minota igiye kuza, mu masaha make agiye kuza, ndamagezeho agakuru nako twiganirire, kuko tuba dukumburanye. Rega muri abanjye, kandi nanjye nizera ko mutanyanga. Tugomba gushyigikirana kugira ngo twiterere imbere. Murakoze.